Icyambere ku kiganiro nabonye wakoze kweri urishuwa ko wanshobora wandenza amavi ndumva ashaka kumva yego yawe apana kuri karatabira rira ngabaramuta mayigeri mawashi umva narasebye cyane Kasuku rero yankubise nabansebye cyane baje fabigira ngo bizenkutsu bro. Icyambere ku kiganiro nabonye wakoze kweri urishuwa ko wanshobora wandenza amavi ndumva ashaka kumva yego yawe apana uri Kasuku wo kuri YouTube kweri urumva wandenza amavi urumva uri tayari yago imamo ya Mungu sibyo so kubeke ngiye mfite n'abatanga bo amya bashobora kuntangira ubuhamya abana twabanye twakinanye banzi mu mukino njyarugamba ubwo niyo bantangira ubuhamya pe uzwiho iki ubwo mbananze gisubizo uzwiho iki mu mukino njyarugamba yego uzwiho iki uzwiho iki nyine mu mukino njyarugamba icyo nzwiho nabaye champion 2007 nabaye champion mu karere ka Kicukiro muki mu mukino njyarugamba Acrobacy yodo karate wadori okay mu bana batarengeje imyaka 15 Kicukiro mu karere ka Kicukiro icyo gihe ntabwo nakoze kata ngo ni 2007 okay icyo gihe yari kumita kari kata bidyo byo ngo ugengwe nagiye ngo ndapasinga ngo nakoze ngo dukata oya kumita iminota 15 yego ni mu munota wa mbere nari maze kurangiza umwana nari maze kumurangiza kandi yanushaka na sentire umwana bamwitaga Nzisunga kugeza n'ubu ngo begiye gukorora mu gituza uwo mwana yitwaga Nzisunga abantu baramuzi uwo nguwo ni sentire noir deuxième dan niye ngo yagiye guseka bigenda gute yagiye guseka cyangwa se gukorora akora mu gituza kubera ibintu wamukoreye iyo ni tsuki namurambitsemo okay ikindi kibazo cya kabiri 2007 wari ufite biro bingahe ubu ngubu ufite biro bingahe 2007 nari mfite biro cyane ninde mwenda nko muri showbiz navuga ngo twanganaga icyo gera nagana kura kwa Clapton muri 2007 ubwo wari ufite biro bingahe kwa kuno umuntu afite ibiro nka 40 bigenda bigabanuka ubu ngubu ufite bingahe ubu naragiye rwose ubu naragiye ubu ngubu ni muri bingahe ubu ngubu ni mu majana ubu naragiye mu majana na indange byonyine isigaye ipima 40 ya mikino njyarugamba ro wavugaga ubu ngubu koko wa mugabo we uretse ko bura mba nakwihora ukagira ngo wanshobora wa mugabo we wahangana n'umuntu reka nkubwire Sukuji nzagukubita nabonye wagize igitekerezo cyiza cyo kuvuga ati Gael nanjye Gael ndamuhamagaye muri no video kandi noneho barimo barabyumva ko turi ku murongo wa telefone ko nta n'imikino irimo noneho Gael ndamusaba ko Kigali Universe tupanga umushinga tuhashyira umukino wanjye nawe nkukubite noneho usubire Mongolia nk'amaso yawe atabona neza kuri karatabira rira ngabaramuta mayigeri mawashi kakato kuri tera wa mugeri bita Dragon King bahita bamuhagarikisha mawashi kakato mayigeri na za mawashi karate niko tuzita bamukubise Tsutsuki kakato mayigeri Yago Pondati Jesquizo wa mipango
umukino w'iteramakofi na judo w'ikinyeja mu mateka y'umuziki nyarwanda, umukino ushobora guhuzanya Nyarwaya Innocent na Kambare Wironja. Ninde wanesha undi paka umwe atayibye? Unyarwaya ntiyumva ukuntu Tsukina Urama washi zengutse na Sokutogeriza Wironja zamutura hasi muri ringi. Jessica wakubwira ko yitoreje hejuru y'amazi kandi ngo zamashwara itazarura ko kanya, gatuza gakarangaza nazashataranya kushankuze. None ko mbetinga ninde, nihe, ryari, byagenze gute? Ninde ubona utaci pari yawe? Yagoponda hati na Jessica zo mipango bakina ububyara ugatarababyara. Buri gihe Nyarwaya Innocent arigengesera cyane yakina ubute na Jessica, kandi na Jessica nuko. None biramutse bibaye kandi nta bubyara burimo, nka bimwe bya Mama Tirani, Anita Pendo na Mama Sava, bigahinduka ku mite ya nyayo neza nka Canelo Alvarez yahuye na Evander Holyfield. Ninde wasifura uwo mukino? Wabera he? Diki yabarangahe? Washetera nde? Nyarwaya cyangwa Wironja? Yari uwawe CM Poppy. Bye bye. Yago Pondati. Bye bye. Jessica. Bye bye.